ikaze nanone hano kuri Wayland Empire, ndagusuje ndetse nguhaye n'ikaze muri kano kanya. Ntabwo mu by'ukuri dusanzwe tuganira kuri ino ngingo, gusa niyo mpamvu muri kano kanya nhisemo ngo ibintu tugiye kuganira aba ari byo tugarukaho muri kano kanya, kuko narebye nsanga bizagufasha. Nzi neza ko nufata iminota yawe mikeya ukareba iki kiganiro bizagufasha umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bintu 10 umuntu agomba kwirinda mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni ibintu tunyuramo umunsi ku munsi kandi nzi neza ko nubikurikiza hari icyo bizagufasha. Ikintu cya mbere rero ngira ngo duhereho, gusa mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino YouTube channel ya Wayland Empire, ukagukanda subscribe unakande kuri like ndetse na comment, tujye tubana umunsi ku munsi. Ndetse unasure TikTok yitwa Wayland Empire, udufollowing hose yitwa Wayland Empire. Ntagutera rero, reka dutangire. Ikintu cya mbere umuntu aba akwiye kwirinda mu buzima. Mu buzima ikosa uzirinda gukora, iga kuvuga oya mu gihe biri ngombwa. Ntuzigere wemerera umuntu ubufasha bizi neza ko utazabubona, ngo ni uko wanga akakunyuzamo ijisho cyangwa se ngo agusuzugure, ndetse cyangwa se anakubonemo ko uciriritse. Aho kugira ngo umwereke yuko ibyo bintu bishoboye kandi utabishoboye, muhakanire abyumva uko ashaka, ariko wowe wabashije kuvuga oya. Icyo kintu nugikurikiza bizagufasha, ukajya uvuga oya mu gihe biri ngombwa. Ako kantu ubanza ukabika ahantu ukomeze, ndetse n'ibindi. Ikintu cya kabiri nanone kizagufasha, ntuzigere ukora ikosa ryo gukunda umuntu kubw'impuhwe, ahubwo uzamugirire impuhwe kubw'urukundo umukunda cyangwa se umufitiye. Kuko iyo ukunze umuntu kubw'impuhwe, urwo rukundo ntiruramba ndetse na n'ikintu gifatika byabagezaho. Ibyo ngibyo nabyo nubikurikiza bizagufasha. Nta gutinda, reka dukomeze tujye no ku kintu cya gatatu. Mu by'ukuri buri wese aba afite ibyo akora cyangwa se n'ubuzima abamo bwa buri munsi. Gusa ibyo byose kugira ngo ubashe kubigendamo neza, nta na rimwe uzigera ugera ku bintu ushaka mu gihe utaraba inyangamugayo. Akazi waba ukora ako ari ko kose, nuba inyangamugayo bizagufasha, kuko mu by'ukuri niyo bagiye kuzamura abantu mu myanya bahera ku bantu b'inyangamugayo, cyangwa se ako kazi hakaba kaguhesha n'akandi bitewe n'ubunyangamugayo bugaragaza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icyo nacyo ndakeka nuba inyangamugayo nabyo bizagufasha. Nta gutinda rero, reka dukomeze no ku kantu ka kane. Ikintu cya kane rero ngira ngo tugaruke, mu by'ukuri abo dukunda twibwira ko bo batadukunda. Ese mu by'ukuri ufite umuntu ukunda ukanga kubimubwira, icyo wibwira ko uramutse ubimubwiye we utasanga nawe agukunda, ahubwo ategereje kubimubwira? Nicyo kintu rero cya kane nagira ngo nkubwire. Iga kubwira uwo ukunda ko umukunda, ndetse unabimumenyeshe, kuko ushobora gusanga nawe agukunda, ahubwo ikosa akaba ari iryawe ryo kuba utabimubwira. Ako kantu nako ukagerageza kazagufasha. Nimba ufite uwo ukunda bimubwire, kuko hari igihe wanga kubimubwira nawe yagukundaga, ahubwo ukazabimubwira asigaye afite undi yikundira. Ako kantu nako rero nukakurikiza kazagufasha. Akantu ngira ngo tugarukeho ka gatanu, ari nako numva ko ari ingenzi. Ntuzakunda umuntu umukurikiyeho amafaranga, kuko urukundo rwa nyarwo ntirugurwa n'amafaranga. Umuntu wese iteka iyo umukunzi ufite icyo umukurikiyeho, cyane cyane nk'amafaranga, icya mbere ayo mafaranga iyo ashize urukundo ruhita rurangira, ndetse kandi utangira no kubona abeza bamurenze, kubera ko wowe icyo wamukundiye ni amafaranga, si wamukundiye ikindi kintu. Ako kantu nako nukitoza kazagufasha, ndetse ni n'ingenzi iyo ukunda umuntu ufite ibintu bizima umukurikiyeho, bana kuvuga ngo umukundiye amafaranga. Akandi kantu nanone ngira ngo umubwire, mu by'ukuri hari abantu bakonsoma amafaranga menshi ugereranyije n'ayo binjiza, kandi mu by'ukuri nta na rimwe uzatera imbere mu gihe amafaranga ukoresha ari menshi kuruta ayo uba winjije. Kuko iyo ukora uko nguko amafaranga yawe yose arashira, ntugere na make usevinga. Rero ako kantu nako kagufasha uramutse wize gusevinga amafaranga menshi kurusha ayo uba wasohoye. Ako rero niko kantu nagira ngo tube twavugaho ku mwanya wa gatandatu, nako kazagufasha, ndetse nubikurikiza nabyo bizagufasha. Mu by'ukuri ubuzima tubamo bwa buri munsi budusaba kuvunika ndetse no gukora ibintu byinshi bituvunnye. Gusa akantu ngira ngo nkubwire hano ku mwanya wa karindwi, hari igihe usanga ibintu ukora mu masaha 2 ukoresheje imbaraga nyinshi, uramutse ushyizemo ubwenge wabikora mu isaha. Ikintu rero ngira ngo nkubwire muri kano kanya,
mu bintu ukora ibyo ari byo byose niyo byaba bisaba imbaraga, koresha ubwenge bwinshi kurusha imbaraga ukoresha, kuko bizagufasha. Niyo waba ukora ibintu bisaba imbaraga nabyo birashoboka ko wabishyiramo ubwenge kandi ibyo bintu bikagufasha. Icyo rero nacyo ni ikintu ugomba kwiga mu buzima kandi kikazagufasha. Nta gutinda rero, reka dukomeze no ku mwanya wa 8. Ikintu cya 8 rero, ntuzahemukire umuntu kubera inyungu y'amafaranga ubitezemo, kuko kabone n'ayo mafaranga byarangira uyabonye birangira wicujije, kuko utangira kubona inzira wari no kunyuramo ukabona amafaranga ariko bitanyuze mu guhemuka. Ako kantu nako tugomba kukiga kuko karafasha cyane. Ntuzigere uhemukira umuntu kubw'inyungu ubitezemo, kuko hari igihe binaguhombera ya nyungu washakaga ntunayibone. Icyo kintu nacyo kizagufasha. Umwanya wa 9, ikintu tugiye kuba tugarukaho muri kano kanya. Mu kazi ukora ka buri munsi, ikintu kizagufasha kugira ngo kabe kagenda neza kurenza uko ubitekereza, ba update mu kazi kawe akari ko kose. Ugerageze kugira udushya wakongeramo cyangwa se ibintu bishyashya bitewe n'akazi ukora karimo. Ibyo bintu nabyo bizagufasha kwagura imirimo ukora iyo ari yo yose. Nugenda ushyira innovation mu bintu byawe bizagufasha. Akantu ka 10 ngira ngo nkubwire ari nako kanyuma. Mu by'ukuri abantu dukunda tubibereka ari uko bapfuye. Ese kubera iki utabwira ukunda mu gihe akiriho, cyangwa se n'umuntu w'inshuti yawe ukabimwereka mu gihe agihari, ahubwo ugasanga ku marimbo abantu bose bari kurira? Ayo marira kuki tutayereka umuntu agihari tukanamufasha mu gihe akeneye ubufasha? Ako kantu njye niko numva ari ingenzi umuntu yanasigarana cyane, nako ugakurikije byagufasha.